abakobwa tujyana muri parapasi muri parapasi sigaje iminota 3 We
ariko nuko bataragira icyo bibwira nabo ntibakibwira bazasanga reka sabe bane bakarasana afite nk'iyo muhaguruke mw'iki gitorero barebe abakobwa n'abahungu tuzashyira muri sirive nimuhaguruke muri siterere imuhindukire ubuzima bw'isiterere ubwo rero uko rwaje yambaye ikote rishaje amenye ko bitarangiye nashaka n'adeshi nshyashya dore mu bitugu by'abageni bacu harimo abantu bari kutugaruka hano haleluya reka dusabe pale na marene nabo begereje ubu turamutse mu izina ry'umwami Yesu ndabizi mashaka kureba abageni kandi ntabwo bahagurutsa rwose hari umwanya bakunze guhaguruka ntabwo bahagurutsa mwicare turabakiriye mu izina ry'umwami Yesu ariko bigoye neza buri munsi abandi wese nabahugukije bagenewe n'ibicarire tubahaye ikaze Imana bahugukije reka twakire kuri live choir kugira ngo batwakire abantu mu Imana baneze buri munsi Imana bahugukije ariko singira urukundo babibitse umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo kumanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mbabicyo kandi nubwo natakaje byose ngo ngaburire abakene ndetse nkita ubwanjye ngo nkwitwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira urukundo rurihangana ukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyabo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose igice cyo mu ijambo ry'Imana nasubirwa n'abaturage bakire neza ijambo ry'Imana reka dusenge kadusenge Mana ishobora byose data wa twese wo mu ijuru twongeye kugushimira kuko kongera kuduteranya ubwa Justine na Eric ibi byagiye bikorwa mu myaka myinshi ishize bagiye kubana natwe kandi byanatangiye mbere ukiri isi ibyo wavugaga ngo si byiza ku muntu aba wenyine
bakoze rero ko twongeye guterana kandi bakoze ko tugiye kuganira ku ijambo ryawe ryongera kutwibutsa inshingano zacu uko dukwiye kwitwara kugira ngo turusheho kujya kunezererwa imigisha uduha cyane cyane duhera mu ngo gahoro tugirire neza byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Biravuga ko bari barabwiye pasiteri ukorera umurimo w'Imana muri katedrali Petero Wera. Hanyuma ikindi nakongeraho ni amazina yanjye kuko hari abatanzi, yitwa Itishaka James. Hanyuma ikindi nakongeraho ni ugushimira Imana ku bw'ibirori yaduhaye ubwa bene data baduhuje, kandi nkanashimira Imana ko inyemereye kugira ngo abe uhagaze muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana yacu ishimwe. Niba hari ibintu byiza bibaho kugira urugo, kugira urugo ni byiza cyane. Ndabizi neza ko yaba Eric yaba na Justine bamaze igihe kinini cyane babitekereza, byarabavuye, bari babifitiye amatsiko menshi. Iyo babona tubashagaye turi hano twaje kubashyigikira, ndabizi neza ko bafite ibyishimo byinshi, ariko bafite n'amatsiko menshi kuko hari byinshi batarareba. Amen. Yego bakunda, murabizi abubatse ngo ni byiza, ariko niba ari na byiza biranakomeye, ntabwo ari ibintu bipfa koroha gutya. Ikiri kubwira kuko iyo usanga abantu baganira ku byerekeranye n'ibyingo, akenshi ntabwo bakunda kuzivuga neza, uba wumva bimeze nk'aho ari nk'ikintu yihanganira akakibamo kuko ari nta kundi umuntu yabigenza. Ibyo bibwirwa n'imigani Abanyarwanda baca, baravuga ngo zirara zishya, ubwo baba bashaka kuzivuga neza se, baba ngo zirara zishya bwacya zikazima, abandi bakaba ngo niko zubakwa, abandi bakanga amafuti y'umugabo. Nibwo buryo, ibyo byose ni ibigaragaza ko mu rugo haba hari ibintu bitoroshye. Ndabizi neza ko wabaza Eric cyangwa Justine akavuga ati ni iki utegereje mu rugo ugiye kubaka, wumva ari icyo ufitiye amatsiko, ari icyo wari ugiye kubona. Twahaye umwanya ngo bavuge kuko tudafite umwanya wo kubabaza ikindi gihe cyo kuvuga, nzi ko bavuga byinshi. Ndimo nigisha abageni, umunsi umwe nabajije umusore ndamubwira ati se urumva rwose ikintu utegereje kuzabona mu rugo rwawe gishishikaje, giteye umwete, giteye amatsiko, tumva ikintu utegereje ni ibyishimo n'umunezero. Ndakubwira rero ushobora kuba wibeshye, ushobora kuba wibeshye, ahubwo ikintu ushobora kuzasanga mu rugo uzasangayo umuntu. Si byo uko bimeze, azasangayo umuntu urakara, azasangayo umuntu uvuga nabi. Ubu ngubu ndatekereza yuko yaba Justine na Eric wenda bishobora kuba byarabayeho gake, ko bashobora kuvuga ijwi rikazamuka ariko bitari cyane. Akenshi iyo wamuhamagaraga kuri telefoni yakitabaga n'akajwi keza, hari niba ufite n'abakobwa bafite ko bavugana n'abahungu bumva yagahindura ukuntu, siko bimeze se, akivugisha ukundi kuntu atanasanzwe avuga. Igihe ni cyiza kunyemerera nze no kuvuga ku bintu byerekeranye no gutanga urukundo, kuko abantu benshi ntabwo bazi gutanga urukundo, ndetse abandi ntabwo bazi no kurwakira. Ndaza kugukomozaho gake cyane kubera ko umwanya tuba dufite ari mutoya, ariko reka mvuge iki kintu cyerekeranye kugumana urukundo nyuma yo gushaka. Abantu iyo bagishakana nk'uko kwa Eric ndetse na Justine, urukundo ruba rukiri rwose pe, ruba rukigumana, kubera ko nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba barabonye
gishobora kugukoma mu nkokora. Ariko icyo abantu badakunda kumenya ni uko urukundo kimwe n'ibindi bintu byose byo mu buzima umuntu arabimenyera, ndetse urukundo rimwe na rimwe rukagenda rupfuya cyangwa se rukagenda rukonje. Rero hari ibintu bidusaba kugira ngo turwite n'amahoro, dukwiye kwita ku rukundo kugira ngo rupfuye cyangwa rukonje tugende turugaburira kugira ngo ahubwo rurusheho gukura. Kubera ko abantu batigishijwe uburyo bwo kugumana urukundo bamaze gushakana, ndababwiza ukuri nanga uramutse utanze uburenganzira abagabo mwashatse mwese akakubwira ngo ubu waguhaye ugahinduka umusore ukongera ukarambagiza, namwe mwabadamu bacu umuntu akavuga ati nawe hinduka umukobwa noneho wongera urambagiza, narije ko wakongera kubana n'uwo abantu bamanika, ariko mu byihorere ngo bigumane mu mutima. Ariko ndabizi ko ari benshi bavuga ati ndakungutse, kubera ko kuguma kwa rukundo turumana byagiye bigorana, aho kugira ngo mbere wakubwira ko njyewe sigeze haronda tubana, ariko nyuma ibintu byagiye bigorana. Sibye ko abanyarwanda bamushobora no kwibuka mu mugore uguguna iguka mukazana icyo dukwiye kumenya, Imana ntabwo irema urugo umusoro. Urumvira icyo Imana ikora irarutangiza n'ubu, hanyuma mwebwe mukagenda murwubaka mukarugira nk'uko murushaka. Haleluya. Ikindi kintu mukwiye kumenya, Imana ntabwo iguha umugabo wuzuye numva Kristo, nta nubwo iguha umugore wuzuye. Ubu utunze urugo ninde? yakoze koko ruriya ni urugo rwanyu mwembi, kandi twese twari mu ishusho y'Imana. Nta mpamvu yo kuvuga ati ni ukomeye bigatuma abo mu rugo rwawe bazinagaza, kandi mwese mufite agaciro kangana muninjiza ko imyaka igenda iza, uko mugenda mwiga imbere n'imibiri yacu igenda isa, ndetse n'abana kuko abantu iyo bashakanye akenshi iyo baba bifuza no kubyarana abana, iyo bagize umugisha rero Imana ikabaha ibintu byiza cyane. Ariko iyo abana bajeho nabo hari ibintu bigenda bihinduka. Reka rero tujya ku mpinduka zizanwa n'imyaka, arizo mbera zivuge vuga impinduka zizanwa n'imyaka. Imibiri yacu irasaza, ndetse hari aho igera igashira imbaraga. Jya ndeba mukecuru wanjye, mama y'umwana nawe nagaragara ko ufite imbaraga, ariko ndamureba twese nkabona yarakecuru ukabona imbaraga z'abashize agenda ameze atyo, ubundi yagendaga yemye, noneho agenda ameze atyo yarashaje, imbaraga zarashize. Niko bizagenda nawe uzagenda ukura, byanze bikunze uzagenda unasaza, ntabwo uzakomeza ufite izo mbaraga n'izoro. Niba ukuntu kera twajyaga mu rusengero twatera korasi nkaguruka tukagira kwa kundi nawe mujye kugira ngo musimba, ariko tudasigaye kajyamo n'aka bwoko bakumva biraza rimwe na rimwe hicara yita imyaka rero igenda ishiramo imbaraga, ndetse uko ikagera ishiramo ubukana bwose, ariko cyane cyane ugasanga byagera gutera akabariro bikaba ibindi. Urasaza kugera naho gutera akabariro kugera bukanga, ubukana bugashiramo burundu. Hari ubushakashatsi bwakoze ko abagabo bageze ku myaka 50 uko bagenda bakura n'imisemburo y'umubiri nayo igenda igabanuka, na bwa bushake bwo gukora imibonano
bagatinya. Rimwe na rimwe ugasanga abagabo bamwe bagiye gushakira mu nkumi no mu dutwana duto ngo barisanzura. Ariko n'abagore nabo ni uko iyo bageze muri iyo myaka nabo bwa bushake bukagenda bugabanuka, akabona umugabo atagishiturwa nk'uko yashiturwaga mbere, atangira kubatura ameze ati umugabo katakishyira ku nkeke nk'ubwaje ati wasanga asigaye aciye, agatangira. Ariko n'iyigihe uko imyaka igenda iza niko n'ibintu nabyo bigenda bihinduka. Mugomba kumenya n'igihe cyanyu urugo rwanyu rugezemo, ibi bizabafasha kubana amahoro. Mu icyo mukwiye kwibuka nuko mukwiye kuko umukristo ashaka rimwe gusa, nta mukristo ushaka kabiri ngo oya, kandi nta rwitwazo uwo ari rwo rwose rwo gukora icyaha. Haleluya. Mugomba kwibuka ko mugomba guhora muri abakristo mukareka kwanduranya. Abapasiteri muri radiyo Kizera, uyu mupasiteri uzi ibi bintu byose. Haleluya. Munyemerere basabe no kuri mwigiye dushimire pasiteri wacu. Pasiteri wakoze. Nari ndi kuringa n'umurezi ashimwe cyane. Tugiye mu muhango mukuru w'uyu munsi kandi n'umuhango w'umunezero. Ndagira ngo zakakorale ziri ku maso ziveho tunezerwe Imana, kuko uyu munsi Imana iri mu muryango mushyashya muri paruwasi iduhaye abana atuye muri uyu mwanya. Haleluya. Yesu ashimye. Reka twese tuhagarare. Hanyuma abafite ibitabo by'amasengesho turareba ku rupapuro rw'181 dufatanye gusengera uyu muryango mushya. Bakundwa cyane, duteraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro gufataniriza uyu mugabo n'umugeni gushyingirwa kwera. Umubano ni uw'icyubahiro wategetswe n'Imana abantu batarakora icyaha, werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Umubano wera Kristo yarawushimishije, awubahisha kuba yombi wataha Kana y'i Galilaya, agakoraho igitangaza cye cya mbere, kandi uhora wishyuye kuri uwo kubana n'abantu bose. Nicyo gituma nta muntu ukwiye kubikora biturumbukiye cyangwa atigira inama cyangwa bitewe n'irari ry'ibibazo zitari bwenge zigenza, ahubwo bikore yitonze, yigira inama neza, yirinda, yubaha Imana, kandi atekereza icyatuma umubano wera utegekwa. Icya mbere wategekeye kubyara abana ngo batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Icya kabiri wategekeye kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bashyingiranwe bahore ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu wategekeye kugira ngo bombi bari bafatanije bamara kubona uko bakwiriye kugirirana bari mu mahoro cyangwa mu byago. Nuko abantu bombi Munyaneza Eric na Murerwa Christine bazaga no gufatana no gushyingirwa kwera. Nicyo gitumye niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yabuza gufatana hamwe, akwiye kwivugana nawe. Ibyumweru bitatu bishyira turanga abageni, bigaragara ko uyu munsi nta mpamvu yigeze igaragara. Uyu mwanya niwo wanyuma kubaza iki kibazo, habaye hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yabuza gufatana hamwe, akwiye kuyivuga. Niyanga kuyivuga ihereye ubu uracecetse kugeza igihe cyose. Abandi mwese mwicare hasigaye hahagaze ubukwe n'umugeni. Reka amasaha y'umugeni hafi.
ndabahugura mwembi ndabihanangiriza kuko muzi ko muzayabaswa kuba musaba ateye ubwoba ubwo ibishwe byitwa yose bizabisohora niba hari umwe uzi impamvu kuba gusa gufatana nk'uko amategeko yemera nabivuge nonaha kuko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanyije mu ijambo ry'Imana ritemera batavuganijwe n'Imana kandi bishingiye uko bakora kubiranye n'amategeko. Erike hari impamvu ufite atuma utashyingiye umuntu amurerwa ntayo mwabashimiye. Justine we hari impamvu ufite atuma utashyingira umuntu Erike ntayo mwakoze cyane wabashimiye. Reka rero tubabaze Eric wemeye umugeni ko umugore wawe ushingiwe umubane kubera umubano wera wabashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana uzajya umukunda umukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye uzahita abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose uzamara kugeraho mwembi mwemeye amashyikiriza. Justine wemeye umugabo ko umugabo wawe ushyingiranywe umubano wera wabashyingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana uzajya umwumvira umukorera umukunda umwubaha kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye kandi uzareka abandi bagabo bose ubane we wenyine iminsi yose uzamara kugeraho mwembi. Mwakoze cyane. Ni amagambo akomeye guhera none buri wese yemeye ko agiye kubana na mugenzi we haretse abandi bagabo cyangwa abagore ari we wenyine bazavana ishimwe dukomere Imana amashyi. Reka rero dusabe guhagararira umuryango wa Justine w'umuryango watoranije uza gutanga umugeni atambuke. Kandi kure ihute tumushimire ni ikimenyetso cyerekana ko umuryango uduhaye uburenganzira bwo kubashyingira bakoze. Reka rero tuwumve amasezerano yabo bayivugira noneho n'akanwa kawe Justine ko umugore wanjye ushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa ubuzima azajya gukunda gukuyakuya kugeza aho urupfu ruza gutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana rihebuje. Njyewe Rwanda Justine nakwemereye Munyaneza Eric ko uri umugabo wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa ubuzima nzajya mukunda mugusha neza mwumvira kugeza urupfu ruzadutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana rikurahiriye. Mwakoze cyane. Reka rero abishingizi babo baduhe impeta zabo tuzisabire umugisha hanyuma azambikaneho ikimenyetso gihamya amasezerano bamaze kugirana bombi.
turagushimye cyane Uwiteka Mana yacu, wowe washyizeho amabwiriza ukavuga ko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we cyangwa n'umugabo w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Turagushima kubwa Erike na Justine kubwo amasezerano bagiriye imbere y'iteraniro ko bagiye kubana bakurikije ijambo ryawe. Izi mpeta ni ikimenyetso cy'amasezerano bagize, tuzisabira umugisha. Igihe cyose buri wese azajya ku rutoki akabona iyi mpeta ajya yibuka uyu mwanya n'amagambo avuye imbere yawe, yibuka amasezerano agiranye na mugenzi we, kandi mpamvu uzabashoboze kuyagenderamo nk'uko wabyisezeranije ubwawo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. mwambitse impeta mubajije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Mwambitse mubajije umubiri wanjye nguhaye ibyanjye byose, bivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, Amen. Reka rero tubasabe bapfukame, tubasabire umugisha. Mana y'iteka muri kandi murinzi w'abantu bose, turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka, kandi ko ari wowe uri mu bugingo buhoraho. Nuko turakwinginze ubohereze umugisha wawe aba bantu bawe, uyu mugabo Munyaneza Shema Erike n'uyu mugore Murerwa Justine, aho dusabira umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga bataba mu isezerano, aho ariko n'abasozerano barahiye isezerano basezeranye. Izi mpeta zitanzwe kandi zikemerwa izo kimenyetso, kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose, bakurikiza amategeko yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu batandukanya. Kuko Munyaneza Shema Erike na Murerwa Justine bahuje umutima ngo bashingirwe gushyingirwa kwera, kandi babimeje imbere y'Imana n'imbere yayo bagasezerana batyo, kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuzakira kandi gufatana mu ntoki. Igitumye mvuga nti aba ni umugabo n'umugore bashingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka wera, ibahe umugisha, ibakize kandi ibarinde. Uwiteka abagirira imbabazi, abarebana urukundo, ababwize imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo buzabana mu n'ubugingo buzatwe mu gihe kizaza, buhabwa ubugingo budashira, amen. Haleluya. Reka dukomeze gusenga, dukomeze kubasengera. Nyagasani tugirire imbabazi, Kristo tugirire imbabazi, Nyagasani tugirire imbabazi. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bwose, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru.
ugiye no ifunguro zitukuka bukeye utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abitugirira ntuduhane kubitwoshya ahubwo dukize ukuri. Amen. Nyagasani kiza umugaragu wawe n'umuja wawe watabarije gutabara kuva ahera hawe ubabere ubuhungiro bukomeye. Nyagasani n'uburyo tugusaba Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uhe uyu mugaragu wawe Munyaneza Eric n'umuja wawe Murerwa Justine umugisha, ubibe imitima yabo ko tuzaza mu bugingo budashira, kugira ngo ibyo wasiga mu ijambo ryawe ryera bikabagirira akamaro babisohoreshe ibyo bakora. Mwami wacu wareba ibibazo uri mu ijuru ubaha umugisha, kandi uko Aburahamu na Sara ukabanezeza cyane abari kwemera kuba umugaragu wawe n'umuja wawe, kugira ngo bitondere ibyo ushaka, bahore barindwa neza mu maboko yawe, bakomeze gukurwa nayo iminsi yose bazamara bakiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twasaba abapasiteri babe hafi dufatanye gusabira abageni bacu umugisha, tubasabe bose babe hafi tubazenguruke, tubasabe umugisha w'ibyaha. Yesu wo mu ijuru, tuzi yuko ari Imana y'umuntu ko abantu bagwira. Turakwinginga ufashishe umugisha wawe abantu bombi, Munyaneza Shema Eric na Murerwa Justine, babyarana abana, abandi bakundanye urukundo ruva kuri ari abanyakuri, ubona uko bazatozana n'abana babigeze kuzazana Kristo bagushimisha kandi bakubahisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Amen. Mana turagushimira ko urabishije imbaraga ze zikomeye ibintu byose ntacyo wabiremyemo, kandi umaze gutunganya ibindi watugeze ku mugore agomba kukubona mu ijuru yawe, wateranishije hamwe wigisha yuko kizira rwose gutandukanya uwo wateranishije hamwe gushyingirwa. Mana turagushimira ko wejeje umubano w'abo bashyingiwe ukawuhindura icyitegererezo ku mubano wa Kristo n'itorero ryo mu buryo bw'umwuka. Ni ukurebana imbabazi uyu mugaragu wawe n'umuja wawe, kugira ngo uyu mugabo akunde umugore we akurikize itegeko ry'ijambo ryawe nk'ubwo Kristo yakunze umugeni we n'itorero rye, akaryitangira arikuyakuya umubiri we. Kandi umugore agerekana urukundo n'ineza, usohora isezerano asezeranye n'umugabo we, ajya amwumvira akurikiza abagore be yubaha Imana, yoroheje, yitonda kandi ari umunyamahoro. Nyagasani wowe wo umugisha arakugambiriwe budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishobora byose rero ntibasokuruza Adamu na Eva irabeza ibateresha no gushyingirwa, isuke kuri mwe umuntu bwa gusesekaye, ibeze ibaho umugisha kugira ngo mukoreshe ibintu n'imitima yinezeze, kandi mubane mukundana urukundo rwera iminsi yose muzamara mu kiriho. Amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyuba irokime icyuba nawe nama duhima asizinake. Haleluya. Yesu ashimwe. Pasiteri yakira abashyitsi yigeze kuvuga ati abageni bicarire, igihe kirageze rero ko Eric atwereka umugeni we, namara kumutwikurura neza naza kubasaba noneho bahindukire barambure ibiganza babasuhuze, namwe icyo mukora mu by'ubuvuzi.
impande handi mu basuhuza abantu bose. Bakoze cyane, reka rero bakomeze baze basinyire amasezerano yavuze hanyuma baratubwira ibintu. Urarebereze ibyo baje gusinya uramutamaga wigira imbere muririmba
yari yibagiwe. No stress kabisa. Oya. Kirukane gatoya kuri kano ko basohoka. Yamende president yake nanto we umva baba mwena muntu bagatoye bagiye aho Ona sakawa kwa hiyo. Ibirori byiza nk'ibi ni amasaha tuze gufatanya rero kugira ngo dutabare amasaha ba nyambere mu gitaramo dutambuke tuzitambutse ngiryo ijambo twicaranye kandi burya kirazira kikaziririzwa kwicarana ijambo igihe
amashuri cyane barakoze cyane imbaraga agatuma k'amagambo check microphone barakoze cyane isura ikomeye cyane Datameza bagiriza abanyarwanda bahaza umuco bwa Swatanazi ngombwa mu gitaramo kandi mutwaro w'akamazi nagira ngo sawa abanyamakuru babigize umwuga bahigame sabe kandi n'abanyamakuru babigize umwuga bashaka indi position bahagararamo itabangamira data kureba kiriya kikoni cya mukuru wanjye data mwiza urabona ko mukuru wanjye ari kumwe n'injishi iyo mu gikoni bari imbere y'ishyiga rya kijyambere nagira ngo nsabe ababishinzwe mubabe hafi hanyuma nsabe Eric rero bajya kutubwira ngo ninde perezida tuba muzafatanya mpaka bizira umupaka ibyo byo nta mpaka impuha z'ijuru nyemerera rero shiri wawe aracana akimbere nawe ucane uwo mwase w'imbere yawe hanyuma natwe tubihanga amaso ni mubikora neza turabahemba gacikaci murakoze kuko mugiye kubikora mugaragaza aha jambo niba mubibona neza ndabona ari ikibatsi cy'umuriro arasiga amarase ndabona rwose amazi ahiye n'umutsima bawuvuganye imboga umuriro barawuzimije bakuye n'imyase barashyirika ariko hagati aho bombi bafite urutani ndabona bagata umutsimamo amarobe mato mato irobe rya mbere irobe rya kabiri barakoze cyane nagira ngo basabe urwo rutabyi barushyize hasi hanyuma rwose bitambukire ndetse bari n'amarembo Congratulations and celebrations. batambuke baganitira twicara abandi tutarutwanya ruteja mane ndagusabye nonze gukora kuri izo kanzu Eric kandi ufate inshingano ikanzu ikora hirya wikoza hino ariko yegeranyiyora tayari kabaye uriya wafashe inshingano amashyi menshi cyane ati rwose umuntu ibyo mbwira atamenye rwose mwitoza kurira aha Congratulations and celebration. Gasaro TV.